Zovurega ngo ni icyamamare no gashyekero ngo arabomora twageze hariya batangira kubwira motari ngo matanga uwo mukobwa ngo muzane tumubomore ndavuga yewe twageze mu bwatsi bwa nzovu yigo se matanga no mukobwa tumubomore ya rumva ro mu bwatsi bwa nzovu niho kubomorera bibera kandi ako kantu iyo bavuze iryo jambo nta wundi uhita wumva bakivuga kubomora ako ni buri muntu wese ngire ngo nekereza buri muntu wese yo tinyice ngeraho naho nigurira panashima nicyo wabwira abantu bakurikiye nzovu dore wahigereye oya nago ndakonfaminga njyewe mu mpamagarire tuvugana ngaho muhamagare utabubesha ari scam nawe reguze abantu bitira abantu fata phone yawe ngo nzovuna yaka ngo nganzovuna yaka ngo harahiye ngo cano yaba ko shamani mwagiye mureka ibyo bintu ngaho fata phone yawe kamwihamagarire umuvugisha mu kiganiro twumve kamuhamagare unashyire loud speaker loud speaker aranyita basubungubura nzovu wa nzovu ahindura nimero ariko amaze igihe ari ku murongo noneho ubu nyine ni ikikwereka yuko ari kuri gahunda noneho nagihindura akaducishamo twumva telefone nyabakisa umukobwa w'inkumi ariko nzagura telefone noneho n'aka karirimbo ke bite bimeze bite nzovu umeze neza ko nakubuze se wagiye ko naje mu gashyekero iwanyu mu bwatsi bwawe shanzovu ubaye udafite nimero ya mishu nakurakarira meze neza mani naje mu gashyekero ngira ngo untema akantu ndakubura mwagiye Butare rero nicaye ahantu kuri cano barambwira ngo ni iyawe nzovu 250 none suzi ikibazo mfite yes nk'ibisanzwe nongeye kuguha ikaze wakurikiye nzovu 250 nk'uko bisanzwe rero ngiye uri inyuma ya kamera banyita Musa uyu munsi wa none nk'uko ubibona imbere ya kamera nakiriye umwe mu bakinnyi bifuje kuza kuri channel ya nzovu 250 bagatera support nzovu nk'uko mwagiye mubyandika muri comment ati ajya tumira n'abandi kandi abo bakinana nabo bajye baza bakinire kuri channel ye yes rero nk'ubu Mishu ari imbere yacu uyu munsi wa none rero Mishu aje ashaka kumenya neza niba umuntu witwa nzovu 250 iyi channel ari yiwe nyirizina mu yandi magambo ashobora kuba yaje nkuje kuneka niko bimeze oya umva nushaka ubyite kuneka ariko ngiyewe meze nkaho ndi kuneka pe muri kubera ko nyine ngiyewe nyine muri ino misi nta cano ziri gupfa kumbona ariko iya nzovu kubera ari umuvandimwe mufata nk'umuvandimwe navuze reka nze nkoreho ariko mageze ndatekereza siko ntari kumubona ese cano niye kuko ngiyewe iyo natumiye umuntu nza kuri tere navuze rero se ni imitwe ahubwo reka tumuhamagare Mishu ngewe nkuhaye ikaze nk'ibisanzwe urakoze kumpa ikaze nari ariko mu yandi magambo utaramuhamagara n'ubundi turacyari kumwe tuguhaye ikaze nemere guha ikaze abantu kuri nzovu 250 even na nyiri cano arabyemerewe urabyumva ute kakumenya neza niba umuntu witwa
Nzovu 250 iyi cano ari yiwe nyirizina. Mu yandi magambo ashobora kuba yaje nkuje kuneka. Niko bimeze. Oya umva nushaka ubyite kuneka ariko ngiyewe meze nkaho ndi kuneka pe. Oya n'ubundi uri kuneka. Kubera ko nyine ngiyewe nyine muri ino misi nta cano ziri gupfa kumbona. Ariko iya Nzovu kubera ari umuvandimwe mufata nk'umuvandimwe navuze reka nze nkoreho. Ariko mageze ndatekereza siko ntari kumubona. Ese cano niye kuko ngiyewe iyo natumiye umuntu nza kuritere. Navuze rero se ni imitwe. Ahubwo reka tumuhamagare. Mishu ngewe nkuhaye ikaze nk'ibisanzwe. Urakoze kumpa ikaze nari. Ariko mu yandi magambo utaramuhamagara n'ubundi turacyari kumwe. Tuguhaye ikaze nemere guha ikaze abantu kuri Nzovu 250. Yego. Even na nyiri cano arabyemerewe. Urabyumva ute? Urumva rero umeze ute mu kiganiro kuba uhawe ikaze kuri Nzovu 250 nk'ibisanzwe imaze iminsi bicicikana? Biri gucicikana. Ariko ndi kwibaza ukuntu yaba yarakoze usubwo kugira ngo ibi bintu bifate ngakoze cano. Reba igihe yahereye. Uza abantu batigise Nzovu ngo bakorane cano ukuntu bangana. Ni benshi. Yababa we. Ariko finally arayikoze. Urabyumva ute? Nago ndabyizera kariye. Ese ni iki mu yandi magambo n'ubu twicaranye uri kuri kamera nturabyizera? Habe namba. Ariko ushobora kuba ufite n'ubundi ntego mu cyakuzanye, ufite intego yo kuza kwereka abafana ba Nzovu yuko iyi cano ari yiwe. Muri make ugiye guperereza. Ubu ngewe naje gukonfaminga nimba ariye cyangwa atariye. Nimba ariye noneho ubwo ngubwo nabandi barabyumva baranabyumviraho sibyo? Urumva baranabyumviraho kandi bakore na subscribe. Nzovu kuna ari umustar nago yakabaye agifite bano rwose. Nibikwiye. Karaka ntago bikwiye. None tayumva Nzovu. Ubu n'umurokore azi ko iryo jambo ryavuye kuri Nzovu. Ubanza n'abarokore bazi ko Nzovu ni Mr. Kubomora ubundi njye mwita Mr. Kubomora. Tuvugana. Ubu tuvugana. Sibyo? Icyizere ufite cyuko ko uri no kunywa kana ariko ubu se uracyavuze ko yacanitaga. Iyi ni ji ya pome man. Uracyavuze yuko icanitaga bo. Oya ndabihinduye. Wapi. Abose ubu ni iki gituma tukwizera ko? Ikintu cyatuma munyizera nuko nayiguriye. Okay. Nshaka yuko iyi cano ya Nzovu wapi kabisa. Ngaho fata phone yawe. Nayo nyine nije mu bakene. Bafashwa ba hostinze banemo. Shano kuri rwose reka kubwire kode unemo niyo wangurira basi akanyama mbe nirira. Ubuse cano yawe ntigabura man. Mikaga cano kawe. Dore naje kuguha umusada nari nanze kubyemera nzi ngo ntago ari iyawe. Nari ngiye guhita nigendera nzi ngo ntago ari iyawe. Sha ubwo ari iyawe Nzovu igihe cyose ujya umamagara nge nzajya nzi. Reka mubwira aguha gakode sibyo? Aha inyama zariwe wewe. Boss ataravuga ngo nta nyama ziri. Mishu turacyari mu kiganiro uri kumwe na kameramani. Yego. Uyu munsi wa none ni iki noneho wabwira abakunzi ba Nzovu 250? Oya rwose reka mbabwira umusaza muramwumvishe mu gihe yatekereje kwiteza imbere rwose mumukore subscribe kuko ba subscribe nabonye hana ba subscribe nabonye ntago babereye Nzovu. Ntago arabo. Rwose Mr. Kubomora. Ntago aberanye n'abantu basaba. Turacyari kumwe mu kiganiro. Ubu tuvugana Nzovu arabura amasaha. Buriye. Buriya harabura amasaha ngana. Arabura amasaha. Wapi ntago bibaho. None se tukiri kumwe rero. Rwose ako se iyi ide ninde wayizanye? Niwe wayizanye?
ni ukuvuga ngo ni njye wayimuhaye ibaze nawe barayiguze ahubwo Nzovu iki gitekerezo cyo kugira cano ndi kubyibaza ubundi byavuye ko agosha uzambabarire sibyo umunsi wazaba hari rwose azaze twivuganire azaze mukorane dukorane mubaze pe mu kiganiro ngereka nkubwire bizasaba ko ubu hari mu gitondo ari muri vibe yego ubundi ibibazo byose ubimuhate ibyo byose wifuza gutya muri kumwe mu kiganiro uzabimuhata pe none si ubwo nagusaba nagusaba iriya gahunda yanyu ako kutinya kubivuga mwirirwa namukanarekaye nansaba ikiza nagusaba nyine bizagenda bizaba ari ubwa mbere duhuye ngafite yirari uzigiye herera nsaba ngo akomisha ngo wambomoje buri gihe nkumva ari kubivuga ariko nyine ubu yararambiwe yaranabirushye nta kibivuga nose we wahora usaba umuntu akumvira ubusa ugakomeza ugakomeza ukajya uvuga ase ubundi ibintu byo kubomora njyewe na n'ubu sindamenya ngo byavuye he ni Nzovu wabizanye iryo jambo se Nzovu warizanye nyine niwe warizanye njye ariko naryumviye aho bita muri Jenny's Comedy ego ko ibi byejo bundi njye nawe natangiye kubyumva yes we Nzovu yahereye kera avuga kubomora ashize n'igihe kinini njye ejo bundi bidatinze umunsi iriya kipe ikina afana ya Reyo acamo akaragani yakoze ko guca munsi karanyishe ariko nk'umusitari abashaka urumva nta gatwiko muri iyi minsi niko kantu kagezweho kandi bivuze ngo kaba kamuzamurira iki izina hatari umusaza kuzima byazanagorana keretse apfuye rero ako mu izina rya Yesu ntazapfa ntago yapfa kandi noneho n'abantu bagufi nka kuriya ntago bapfa gusaza ntuzagire ngo cyamisha umunsi kizagubanuka cyatangiye kugenda cyunamye ngo Nzovu birimo reka Nzovu bura wapi ni ukuvuga ngo ubu turi kumwe mu kiganiro Nzovu hariya rero kari akantu kagitwika kameze kuriya abantu batangiye gukora utundi tuvido tuvuga ngo Nzovu once said mu yandi magambo ngo Nzovu yaravuze ngo kubomora ngo wambomoje njye nahise ngarukaho ndavuga ati iki kintu ngombe nzakibaze ku bakinnyi biwe bakunda gukinana bimeze uti ese shani we nukuri ko Imana wabizanye byanga byakunda niwe wabizanye ariko ikintu cya mbere ngiye nikundirira Nzovu ni kimwe uzi ko Nzovu udashobora kumubaza ikibazo ngaburi ikintu gusubiza ntashobora kubura ikintu gusubiza ubundi Nzovu kunate ntashobora kubura igisubizo njyewe ubundi ushobora kumbaza sibyo nkarya indimi bikarangira kubwiye ngo simbizi ariko Nzovu simbizi ntiba mu kanwa ubu tuvugana njyewe uri inyuma ya kamera njye namubajije ikibazo kiramunanira nawe arabyemera aravuga ati bafana banjye ngo iki kibazo ngo kirananiye kugisubiza muzamfashe kugisubiza nawe nushaka umbwira nikubaze Nzovu reka nkubwire none se byasubiza aba yabisubije neza noneho nicyo cyo gusubiza nabi byaranze ubwo Nzovu yabyanze abishaka oya yaragerageje ni ukuri nyine yagerageje gusubiza ariko kiramunanira nawe uri kuri kamera reka nyikubaze ikibazo kiragira kiti ni iki cyangwa n'abantu kandi icyo kintu kikaba kitagira amazi ushakire mu nyamaswa njye nkuhe noneho na location mu nyamaswa ikintu cyangwa n'abantu kikaba kitagira amazi mu yandi magambo kiba mu mazi ariko kibazi nta mazi kiba gifite twagiye sibwo sinzoka ngaho cyore ntago ari byo aha gesinga tangira ufore ikintu kiba mu mazi ariko kibaza utabona amazi kitagira amazi
cyangwa n'umuntu akaba cyanga nawe aho wakibona wanagitera umugeri si igikeri ubwo ni icyo ngicyo abafana ba Nzovu 250 uyu ni igikeri nyamabono ni icyo rwose bazagerageze baguhembe pe bazagerageze baguhembe Nzovu cyaramunaniye basi ntiyavuga icyo ashaka cyose umva cyaramunaniye ubwo Nzovu da yasubije ngo ntacyo nzi ngo ntacyo azi shabuga sinzi kuko ubundi ntacyo nzi Nzovu ntago iryo jambo ndimuzi ngo ntacyo nzi ati ntacyo nzi pe reka ariko mu bisanzwe ukunda gukinana na Nzovu 250 cyane pe noneho Nzovu buriya urasubona exiragi ari akwamaniba Nzovu uburiya Nzovu na yaka uziko nageze abantu bakajya bamamagara ngo we Nzovu wajya kumva baramagara we yaka ari we babonye ari nje bamamagara no najya ahantu ngo Nzovu ari he najya ahantu ngo yaka ari he havuga saba abantu bazi ko yaka na Nzovu tubana nyine urumva impamvu abantu baba batangiye kukwituko mamukunda kuba muri kumwe usibye ko byageze aho bakavuga ngo nago misha kigira views nyine bakanga kunkoresha ariko mu by'ukuri reka nkubwize ukuri views n'ubundi nabonaga n'ubu ngubu nazibona nkanazirenza ahubwo none ubu ngubu ni nabwo views nzifite nibwo zifite ariko abantu bana mu mihanda iyo baguhaze baguhararutswe babonye abandi baharaye ashaka icyasha gushyiraho uri kumva noneho hari uwambeshyeye ngo naravuze ngo ndi umusitari ngo ntabwo nyikorera amacano yose ngo mbonye ndi umusitari gute ubwo busitari najya kurata mu bantu nubuhe ndi gushaka ibirayi bya bebe hari umuntu wabyaye wirata mu bantu ngo yanga ahantu yakura umugati mani oya ntawe ariko yabonye we atagishaka kunkoresha kubera impamvu ze runaka ashaka no kunshyiramo abandi bantu kuncomeka uwarinde ntabwo nkunda kuvuga umuntu kuri kamera keretse umuntu wabinyemereye ko ngomba kumuvuga tukabitangaza ariko abantu sinshaka umuntu uzanyikorera done afite ibiro muri make ubivuze ushobora kunyikorera ukavunika ibitugu muri make sinshaka umuntu uzavuna yego ko njye ushobora kunyikorera ukavunika sowe n'ibiro mfite se ni byinshi narariye naranyoye amata sha naranyoye we ntabwo nigize nk'ubivuzo mani nanyoye amata nubwo naje wenda ngarenzaho panasha ariko nanyweye amata pe kandi watubwiye yuko ari akaji oya sinavuze panasha nawe ubwo uraje oya 5 utankubitira mu kiganiro nabonye mujya munarwana oya iyo bagiye kurwana nigirayo Mishu ntabwo ibintu byo kurwana wabimbonamo rwose ni wabimbana ntabwo ujya urwana oya cyakoze wenda ndwana na Kigali ariko ntabwo ndwana n'abantu rwose ndwana n'imibereho ariko ntabwo ndwana n'abantu ako se wa mugane ntawe uwo mwanya ntawe ufite ako mani uziko ngiye nta n'imbaraga mfite zo kurwana n'abantu cyangwa zo gukina n'abantu cyangwa zo gutongana ngewe ubundi Mishu reka nkubwire imbaraga mfite ukuntu zimeze nizo kwirwanaho kandi abanzi barabizi ngiye Mishu ndi umuntu hasoringa ndi umuntu wizirika ku kintu nkakigeraho yego Mishu reka tugane ku uyu musozo yego haleluya mena rwose ngirirwe n'amahirwe bahita banzana kandi kapana ako Mishu baburetse ntabona ukuntu nkatuma baburetse gatoya buriya hari akantu Nzovu ajya akorera abafana biwe ajya atangira ikiganiro abasengeye yigo kuki utambwiye ngo nsenga noneho baburetse akajya no mu mwuka baba we urumva ni wa mwuka wa Noheli oya yego nuwa Nzovu ugiye gutuma nza kuyireba erega icano nanjye namaje kujyana isikamu akubu Nzovu arakonfirimiye Nzovu sha urankonfirimiye nanabikwemereye ujye umamagara anytime afite akana mbwiye keza yego hari akantu Nzovu ambwiye keza nakomeje gutekerezaho nakomeje kwibuka yavuze ati ahubwo tujye dufashanya aha ako kana
none se warayo mani uno musaza ararenze azi n'ubwenge ariko iyo baba wemwise umusaza kandi ajya ahora ntuka umusaza ngo niso ase umusaza niso mbabara Mr. Kubomora ndaponyotse ni iryo jambo araryanga no kuboma yo byavuye Mr. Nzovu rwose turashyiraho na bya biceri 250 250 ngo ni ibiceri 250 Nzovu 250 ngusabye imbazi mbikuye ku mutima ko mvuze ngo uri Mr. Kubomora ariko rero uyu munyamakuru wawe nawe niyigiza ambwira ko mutangira musenga kandi nanjye nzi gusenga nkajya mvuga ngo shikine baba oya se pe oya reka nkubwire ego koya se umva rero turi mu oya kubabare kandi turi mu kiganiro ntabwo ujya uyuza ariko ndasenga pe na saa 9 n'ubu nabyutse nijoro ndasenga urasenga wasengeraga iki nasengeraga cano yanjye hatazagira umurozi n'umuzimu yikoraho kuko ubu ngubu isi yatangiye kuryoha na Nzovu yasenga rero sasengera cano nawe asengera cano agasengera ntago ari yiwe wenyine n'izindi zose n'iyawe irimo n'iz'abandi yewe mbabarira nukuri Nzovu si yanjye arayibuka ego ni umva ajya mbesha ibiganiro namutegereza nkamubura ego oya ibintu byarahindutse ako bigiye guhinduka ko mani umuntu wavuze ati dufatanye nukuri ko Imana abakeneye ko mufatanya pe kandi Nzovu ni umuntu w'umugabo basi sibyo ni umuntu w'umugabo cyanda mwemeye ugirana gahunda usoreze ni wowe dusenga usoza usengera abafana ikindi bagume gukanda subscribe like comment na share ikindi bibuka kureba video yose bakayirangiza nk'ibisanzwe bakaguma gutera inkunga Nzovu 250 twamuhamagaye mu kiganiro babyiyumviye naguhaye ikaze ariko buriya nawe wumvishe ko yaguhaye iki ikaze yes ngaho ndakwakiriye mu isengesho ryawe Haleluya amen ngaho mureke duce bugufi dusenge amen Uwiteka Imana nongeye kugushima nongeye kuguhimbaza ngushimiye kuri Imana igira neza ngushimiye ko waturinze ngushimiye byose wadukoreye ntabwo dutunganye ntabwo twejejwe ntabwo turi perfect ariko uri Imana igibabarira utubabarire byose twaba twavuze bidatunganye ibyo twakoze bidatunganye ibyo twatekereje bidatunganye kuko uri Imana ibabarira icicaye ku ntebe y'imbabazi urakoze kuri Imana bimva gusenga ariko ntarasoza ndakwinjize Mana uzamure no channel Nzovu 250 mwami uyizamure uyishyire ku rwego ashaka tubashe kumererwa neza kandi tubashe kubaho neza urakoze kandi nzi neza ko wishimira abakora uzi ko wishimira abakozi uduha umugisha wawe ukomeze kurinda kameramani Musa ukomeze kurinda abantu bose muri rusange abantu badukunda n'abatwanga bose muri rusange ubarinde kandi ubaha umugisha urakoze ko wumva gusenga amen